Bijyanye na communication kugira ngo tutaza gutinda yenda ibyo tuvuga nsibike. Ku bijyanye na communication ndatekereza ko hari intambwe yagaragaye muri communication y'ubushize kugira ngo communication igende neza. Twasanze ko ikintu cya mbere kibanza ari ukumenya umuntu mubana. Iyo wamaze kurenga iyo ntambwe yo gusobanukirwa uwo muntu mubana, nubwo mwaba mutarabana igihe kirekire ukiri muri gahunda yo kugenda umwiga, ni byiza by'ubwabyo kugenda uniga yuko utarakamumenya. Kugenda unanabyiga ukamwiga ni byiza nabyo kuko bituma n'igihe ugiye communicatinga umenya inzira, the right way to communicate, ukamenya uko nyine umwaprochinga bitewe n'uwo ari we, bitewe na karakteri ye, keya umaze kubona ko n'uwundi ganti muramarana igihe kinini cyane. So ndumva Hello, muraho neza, tubahaye ikaze mwese abantu bakurikiye Fast Service Podcast muri aka kanya. Ni karibu cyane kuri wowe utubonye bwa mbere, bonye no channel bwa mbere, ni karibu cyane kuri wowe umaze iminsi ureba wa subscribinze. Dushishikariza abatara subscribinga, nyamuneka mugire mu subscribing kugira ngo dukomeze nyine tugendane turi kumwe. Ni karibu. urakoze cyane. Tanze mwaramutse cyangwa se mwiriwe, ariko twebwe hano ni mwaramutse. Ubwo ngubwo nawe aho uri wenda ni mwiriwe cyangwa se nijoro, uzarebera ikiganiro bitewe cyangwa n'igihe uzabonera ikiganiro. Tuguhaye rero ikaze mu biganiro byacu za buri munsi, aho mudahwema kudukurikira hano kuri Fast Service Podcast. Kandi dushimira rwose abantu, umuryango wacu munini tumaze kwaguka, abantu b'abanyamuryango ko garyo rino ni kanisaga, abanyamuryango mpaga n'abashirika, abakristo bacu, tubahaye kaze rwose. Yego, nibyo wese yiyumvemo ikaze ryinshi kabisa, ari muri wo mutera imbaraga zo kureba ikiganiro gitangiye mpaka kirangiye. Yego, kiraza kuba ari cyiza cyane, kiraza kuba ari cyiza ko tugiye kuganira nimva mutima. So rero tuzataratangira ikiganiro, turashimira abantu dukunda kubivuga, baduha ibitekerezo, bakadusanga hirya mu gikari bakatubwira ABCD kuri topic runaka tuba twakoze. Ni ukuri turabyapreciate cyane, kandi nyine bituma turushaho kubona ibintu wenda mu bundi buryo, n'abaturicinga nyine nabo bari kutwapreciatinga, nabyo ni byiza, biradufasha. aho wanyura hose, yaba kuri channel yaba no ku ruhande, zose ni sawa. Ntawe twarenganya ngo ntabwo yanyuze kuri channel, biterwa nuko nyine we yumva bishaka, ashaka kunyura. So ikaze rero, tugiye gutangira ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro tugiye kuvuga kuri sujet, ndayivuga mu Cyongereza uvuge mu Kinyamurenge. namahoro ngo mbaye mu translator wawe. So tugiye kuvuga things we know for sure, kuko wenda tutaranatangira tumaze imyaka 7 twubatse, ntago ari myinshi nyine ariko sina mike. So rero twatekereje kubasangiza mbese mu rugendo rwacu bimwe mu bintu koko dushobora kuvuga ko duhagaze, ariko navuze ndavuga mu Cyongereza bivuge mu Kinyamurenge. So things we know for sure ni ibintu nyine twamenye, ibyo twamenye muri urwo rugendo duhagaze. So rero buri wese arashe, ntago azi ibyo nge nateguye, nawe ntago nzi ibyo yateguye. Ubwo nyine bitewe n'ibyo buri wese yize cyangwa se yaje kubona koko ko ari bwo buryo nyine bw'ibintu. Rero tudatinze, reka tubasangize bino bintu. Namwe mudukurikira mwubatse, mufite ibyanyu, mushobora kudusangiza muri comment section, mushobora n'ubundi buryo bwose mukoresha kuturicinga, mukadusangiza nyine bitewe n'ibyo muri bwumve turi buvuge, cyangwa se n'ibyo muri bwumve twanasize, sibyo? So icyambere reka nihereho rero nge batangiye. Icyambere wize
icya mbere nshobora gutangiraho ubuhamya icya mbere ni uko marriage cyangwa se urushako ni ikintu ciza, ni ikintu nyine gishobora kuzana inyungu nyinshi, sibyo? bakundi bajya bavuga nyine abinaha ngo marriage works, mu by'ukuri nyine nibyo koko birashoboka. Ariko rero icyo nize ni uko kugira ngo ubone ibyo byishimo, kugira ngo ubone izo nyungu nyinshi mu rushako, ugomba kugira intentionality nyine mu bintu byose, hafi ya byose. Mbese yego birashoboka rwose ko ibyiza ubigeraho, ibyo byishimo ukabigeraho, ariko nyine bigusaba kubigambirira no gusa nk'aho ibintu bitakubaho buri gihe bigucitse, ahubwo ubwo kubigambirira, wenda ngiye kudeveloping aho ngaho icyo nshaka kuvuga, kugambirira ibintu ni ugukorera buri kintu wagitekerejeho, ukamenya ngo wenda byandi dukunda kuvuga, ukavuga ngo hari ugucompromisinga ku bintu, ukamenya ngo iki ndakireka, iki ndagifata, ukamenya wenda ngo aya masaha ibi ndahitamo ko ibi bindakaza, ndahitamo ko ibi bitandakaza. Ni ibintu biba bigoye cyane cyane nko kuri side ya arguments nyine hari ukuntu biba bimeze, ariko ugahitamo. Ushobora kuba urakaye ukicara wenyine, njye byagiye bimbaho, ukavuga ati ese iki kintu ni ngombwa ko nyine nkigiramo sijeni, ese mu by'ukuri ni ikintu kimbangamiye cyane ku buryo ntakireka. Nyine wagirirwa ayo mahirwe ukumvira umutima wawe ukakireka, ukabona nyine bikuzaniye inyungu nyinshi, kandi wakwibeshya ukagistressinga ukakizana ugasanga nyine binarangiye mwese mwanarakaranyije nyine, n'ubundi ugasanga mu by'ukuri ntacyo mukuyemo. So urwo wenda ni urugero ntanze. Mbese muri marriage harimo kugambirira ibintu byinshi, kuba maso, buri wese hakeneye imbaraga za buri muntu kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ntago umugabo ari we ufite umutwaro wo gushyiramo imbaraga kugira ngo urushako rugende neza, nkuko wenda kenshi tubitekereza, cyangwa se hari n'ababivuga bakavuga ngo urugo ni urw'umugore. Nta n'ubwo umugore nawe ari we ukeneye gushiramo imbaraga zose kugira ngo urugo rugende neza. Kugira ngo urugo rugende neza ruryohera abantu, ni uko haboneka imbaraga zihagije zivuye ku mugabo n'imbaraga zihagije zivuye ku mugore. Wenda wamfasha kudevelopinga nawe izawe ndaza kugufasha. Ufashe izawe se? Ese ndagufasha izawe? No, like, do you have something to say about nyine ko hakenewe imbaraga za buri muntu? Cyangwa you can even proceed. Okay, nta kibazo, byose ni ibintu byumvikana kandi byiza. Ntabwo mariage gasusu uruhande rumwe, ni abantu babiri bahuye nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byatambutse, tuvuga ko ari abantu babiri bahuye bahujwe n'umugambi mwiza bateguye bakawutekerezaho. Kuba rero mushobora kugera mu rugo noneho hakaba hashobora kuza byinshi bitandukanye mutari muzi cyangwa se mutari mwiteguye, ni nako hanagomba no kuza n'imbaraga zivuye kuri buri ruhande kugira ngo mariage ikomeze kubabera nziza. Ndatekereza rero ko ari ikintu ciza abantu guhuriza hamwe izo mbaraga, no uko wari ubivuze nyine ko ari ikintu abantu bashiramo imbaraga kuri buri ruhande, hatagize ikintu gisa naho cyabatunguye cyangwa mukaba mubiziranyeho nyine uko ibintu biri kugenda hariya muri mariage. Ndumva kubijanye no gushikira se ivyo ntibihagije. Iki kiganiro ahantu kibera ciza rero abantu badukurikiye sinzi ko muhazi, nuko tumaze gushiraho gusashije ntawamenye icunda zavuga, ntawamenye ibyo ndize. niho habera nico kiganiro niho kibera ciza. Rero ngiye ku ruhande rwanjye nizi ibintu byinshi cyane, ariko ndagenda mbivuga mu buryo busa naho burambuyeho, ariko reka mpere kuri kino kandi ni naco kinini muri ibyo ngizo navuze. Hari ikintu twavuzeho ubushize cyitwa ego. Ni kuvuga ngo ego, umuntu w'umugabo uba witeguye kuko nyine warambagije, ari nako ugomba kwinjira mu rugo bikakomeza bikagenda.
ibintu zose bikagenda neza. Umugabo twasanze yifitemo akunda akuyobora, afite sense yo kuyobora muri we, afite yifitemo nyine sinzi uko twaza twita ego ico gihe, ariko ni characters z'abagabo zo kumva bagomba kudominatinga somehow, kwiyumva mbese nko kwiyumva cyangwa se kwiyemera uko twobifata kose, ariko niko ego nabasha kwisobanura. Umuntu rero wese wageze mu rugo, ico nje nabonye muri iyi myaka yose, twavuze ngo n'abandi barashobora kuba barabonye ibindi bitandukanye n'ibi byacu, ariko ngiye ikintu cya mbere niyo ego, kuko ego kumva ko mu rugo idakora byamfashe igihe kinini cyane, byamfashe igihe kinini kumva ko ego idakora, kandi n'uyifite ntagabazi ko ayifite. Uvuga nk'umuntu wavuze ibintu bisanzwe, ariko umudamu akakubwira ati ariko hano noneho wambwiye gute ko wambwiye mu rurimi rutari ikivandimwe, ururimi wakoresheje ko numva atari ikivandimwe. Mu by'ukuri nubwo ibyo wavugaga byari ukuri, ariko ururimi wazukoresha numvaga nti ruharwinjira mu bushuti kabisa. Wazumbwira nyine nk'umuntu ushaka nko gutegeka cyangwa se wabishyizemo imbaraga cyane, ntago rwa rurimi mbasha kumva mu buryo bworoshye. Noneho iyo ubikoze rimwe ukabikora kabiri utarabimenya, utazi ibyo ari byo, iyo bikugarutseho bivuye ku wanyu bisa nk'ibihindutse uburakari kandi wari ubikoze mu buryo bworoshye, niho biguha gutekereza ati ese iki kintu kimbamo ni igiki, ni igiki gishobora gutuma mvuga amagambo kayavuga asharira, sinti hari ubumuga cyangwa ikindi kibazo naba mfite. Kandi ubwo nyine reka tubyite ubumuga, kuko ego ntabwo ari ikintu cyiza pe ku rugo ntabwo ari ikintu cyiza. Noneho niko gakwisubiramo ukareba akavuga ati ngombe kuba hari akabazo mfite kubera iki tutumvikanye kandi nari mubwiye ikintu cyumvikana. So rero ngewe urugendo rwanje rwo kugenda niyambura iyo ego byafashe igihe kinini, no kuzumva ubwabyo ntizari zoroshe, kuko hariho sense, hariho imbaraga ubusa, kuko hanze ku batabizi yenda bataragera mu rushako batekereza ko singiye kuvuga yenda uko batekereza ko simba, ariko uko nje mbitekereza batekereza ko kuriya kuntu umugabo yiyumva, bagatekereza ko ariko akoze aramutse abitakaje abagiye kuba umugabo usa n'utuzuye. Yiyambuye iyo ego araza guhinduka umugabo usa n'utuzuye, nyine usa nkaho afite ikindi kibazo. Ntanje rero nuko nagaza ati se aho ni imbere ka sebwo nzaba nsigaye ndi umugabo be nuwe, nzoba nsigaranye iki, nzoba ndi umugabo be nuwe. Naho kumbe ibitugira abagabo ntabwo ari ugusharira, ntabwo ari ukurakara, si ukwikira umuntu ukomeye mu rugo, ahubwo ibitugira abagabo ni ukubasha kwakira ibintu byose bibera hariya, ukabasha kubiprovidingira ibisubizo byabyo mwituze. Naho rero niko nje numvaga ko naza numva ego nigenda ndaba mpomze ndasigara ndi umugabo wa gito, ngomba bazonyuza mu ijisho, nzoba nsigaye gutyo nta kintu nzoba nsigaranye. Ariko mu by'ukuri ego ni umwanzi w'urugo, ni umwanzi w'urugo. Uko kuntu umugabo yiyumva gusa n'ubwiyemezi cyangwa gusa naho hari ukuntu yiyumva kudasanzwe, ari byo tuba twita ego, nasanze ari ikibazo kinini, kandi nize ko kubireka nubwo bizokugora wa mugabo wowe unkurikiye, birakugora ariko nyuma bikazaza kukubakira urugo neza cyane. Kandi ubwo bwo kwiyambura ego nta hantu bisobanuye ko bagiye kuza bagusuzugura ngo bagukandagire hejuru, oya. Ahubwo kwiyambura ego ni ukwiyambura ico kitari gifite aho gihuriye n'urugo, ahubwo wenda kigamije kurusenya, kubera ko uko wiyumva ibaza umugabo, ukuntu abagabo tuba twiyumva, ibaze tubiretse ngo bituyobore amakosa twakora ukuntu yabangana. Ku ruhande rumwe, ku ruhande rwanje nize ko ego nyine, nize kwiyambura ego nyine kugeza kuri ubu nyine. Interesting. Oya, ego ntacyo nyongeraho, iranakomeye. Irakomeye kabisa, ariko nyine ni byiza ko bishoboka ko abantu biga bakabona ibintu muri ubwo buryo. So nge rero ikindi mu bintu nyine navuga ko nabonye, buri wese ari kuvuga ibyo mugenzi we atazi. Hari ukuntu nyine tujya dukunda kuvuga ngo communication,
nyine nibyo koko tukayikora communication barayikora nyine mugahanahana ayo makuru uko mwumva nyine mu bitekereza nuko mubipanga. Ariko nanone nza gusanga sometimes ikibazo nta nubwo ari niyo communication nyine, ntago ari uko habayeho ubwo buke bw'amakuru cyangwa se uko amakuru atatanzwe neza, ahubwo nyine rimwe na rimwe hari ikindi kintu kibaho cuko amakuru Yesu ushobora kuyatanga ariko uwo yabwira ntayumve nyine nk'uko ibintu babimubwiye. Ndabyibuka tukibana hari utuntu twakundaga kuba tukibana ryari nyine tukikora ubukwe mbese tugitangira kubana. Warize ngo tukibana none se twararetse kubana ntushye kuvuze ngo tukibana no mbese tugitangira kubana ni ikibazo cy'ururimi aho cyari kitugoye n'ikinyamurenge tukibana urumva uzumva yo kwamagira nyine ngo haraho twagejeje oya imeni nyine tukinjira mu rugo hari nk'ukuntu nyine twavugaga ibintu wenda ukambwira nk'ikintu runaka ukakimbwira nyine uko ucyumva, ariko nyine aho navugiye ngo ikibazo rimwe na rimwe nta nubwo ari uko gutanga amakuru no kumenyesha umuntu ibintu, nimba ariko akunda ikintu umuntu wakiri mu nzira yo kwishakisha noneho nkahita ukambwira nk'ikintu ugahita nibasubiza ikintu kinambwiye ubu bishatse kuvuga iki, ukabwira umuntu ikintu agashaka kumva ikindi bishatse kuvuga, akavuga ati ubu ngubu nimba urugero izoga ni ukuzana ibitekerezo bicafuye. Njyewe nimba nkubwiye ngo iyi ni telefone nawe ukambwira ngo ushatse kuvuga ngo uko ari telefone kandi nkubwiye ko ari telefone, none se gushaka andi makuru undi atakubwiye biba byavuye nyine urumva ryo ndikuvuga ati ikibazo si ugutanga amakuru, ikibazo hari nyine kiba uwo wabwiye amakuru uko ayumva. Bati se ubashatse kuvuga ko wenda bino bintu se ntari nabikoze neza, ashatse kuvuga ko ibi kuki abimbwiye muri ubu buryo n'urugero wenda ndimo ndabura urugero natanga, ariko wenda tuvuga urugero ruto ukavuga ngo haraza kuza mu kanya haraza kuza nk'abashyitsi noneho nyine twegeranye hano mu nzu tube tumeze neza, noneho ukahita wibaza so ushatse kuvuga ko ubwo rero ararebye yabyutse arareba asanga ino nzu ntari nigeze ngikoramo isuku. ahubwo hari ikintu nibajije se iryo jambo ga ntiriba mu Congereza no mu zindi ndimi tubona ukantu kavuga ngo ushatse kuvuga iki, sinzi niba mu Congereza kabamo what are you implying? Nk'iyo ubwiye umuntu ikintu akakubaza ngo what are you trying to imply, ushatse kuvuga iki, ushatse kugaragaza iki. Nimba kabamo rero tuzagasobanukirwe kubera ko je hari uko nakubwiye none kurambaza ngo ushatse kuvuga kandi nkubwiye uko nakubwiye nyine ikibazo rega ntago ari icyawe wabivuze, ikibazo ni ico wumvisha. Noneho ugasanga rimwe na rimwe wenda icyo nshaka kuvuga aho ngaho ugasanga rimwe na rimwe hari ibitekerezo runaka wenda nyimfite mu rugo, urana nk'icyo kintu warutanze cya ego n'urugero ni ikintu ciza, kandi buriya ego ntago ari abagabo gusa bayigira n'abagore barayigira cyane. Hari igihe ushobora kumbwira ikintu nkanabibona ko ari ikosa, nkabona ko nakoze amakosa cyangwa se nkumva uri mukuri, ariko nkabona ni inkwemerera birabita bisa nkaho ucitse intege ndahita ncika amazi cyane urumva no nkanga kwemera ariko deep down mbizi ko ikintu wambwiye. Ahubwo kino kiganiro nidushaka tugiherereze kuri ego kubera ko ego ni ikintu kigoye abantu cyane kandi wa mugani wawe kiri applied ku bantu both sides no kubagabo. None umuntu barambwiye wakoze ikosa arabibonye ko yarikoze ariko akavuga ngo ni nyemera kiraba kibaye ikosa nkemera ndamanshika intege nagero gucika intege avuga ati nimbyemera azajya abona n'ibindi nabikoze nabi cyangwa se nimbyemera umuntu nyine ucitse intege hano muri uru rugo umuntu wese yobwira ikintu cyose yiboneye cyangwa avuga ati ikintu nimbyemera ndaba nciye imbaraga nabiriya bindi byose nakoze mu minsi yatambutse. Noneho rero nkareka kwemera ico kintu, urwo n'uruhande rumwe rubuze rwayigo, urundi ruhande ugasanga ubwiye nk'ikintu mu mutwe njye mfite ukuntu wenda nishizemo nkavuga ngo abagabo n'urugero baza batekereza ko abagore bazabagira gutya, abagabo bambwiye ko abagabo bafasha abagore gutya, noneho wagerageza gucommunicating ikintu runaka urumva bitewe n'icyo nari mfite mu mutwe wanje, ukanguha urugero. Urabona nk'umugore wabyaye ntago byambaye ibyo ariko n'urugero ngiye gutanga, urabona nk'umugore wabyaye hari ukuntu umubiri uba wahindutse cyane ugahinduka nyine pe abenshi umubiri urahinduka. Noneho wenda mukajya kujya nk'ahantu nk'umugabo akahita akubwira ati rero uyu munsi ugerageze
barabyibuha kandi nyine ntacyo bitwaye. Azaba n'abananuka ariko abenshi n'ababyibuha. Abenshi barabyibuha kandi ni na byiza, gusa wenda nyine nuko umuntu ataba ariko wenda ataba yatekereza ko ibintu bigere kuri urwo rwego. Umugabo akahita akubwira ati rero turaza kujya muri fete runaka, none ugerageze wambare neza, wisige neza. None already deja kubera ko wowe ubwawe urabizi ko mu mutwe wawe hari ibintu nyine bitarimo biragenda utishimiye kuri wowe. Yakubwira icyo kintu rero. Ushatse kuvuga ko ngomba kwambara neza indi minsi, ntago mbese usigaye wenda ntaberewe ku buryo wumva uyu munsi ngomba kubigira special. Yewe ugomba gushaka impamvu mu wanyu itumye avuze gutya, ariko ntiwamubwira ngo ushatse kuvuga ko wowe kuremeza ikintu utazi. Hari n'igihe atabikubwira bikamubabaza atabikubwira, aho gano biza bibera ikibazo. Umuntu akubwiye afite igitekerezo cy'icyo yaragiye kukubwira, none wowe kuremeza ikindi ufite mu mutima. Tubona ko wemeza ibintu bitafite ahantu bihuriye n'ibyo ngo wenda yarananatekereje. Kuremeza mu buryo butandukanye n'ubwo wanya yatekerezaga. Rero ugasanga izo preconceived ideas cyangwa se attitudes cyangwa se iki rimwe na rimwe nyine zibera imbogamizi ya communication tuvuga mu rugo. Kuko wagerageje gutanga amakuru, wakoze iyo bwabaga, wavuze ibintu ariko wabibwiye wasanze hari insecurities afite, hari ibyo afite wenda bitewe na experience z'uburyo yakuzemo, bitewe n'amakuru yahawe, bitewe n'ishusho afite ku rugo, cyangwa se wasanze gusa kwiteguye. N'ubundi no kwitegura aba yakwiteguye bitewe n'uko muri wameze. Aba yiteguye bitewe n'amakuru afite n'uburyo ibitekerezo bye byaje byubakitse, akama kwitegura. Gusa umugabo nazo zambwira wiki ndazampita nigwanaho. Noneho rero ugasanga kabisa yego wa communicatinze ariko wabibwiye nyine haje kubamo ikindi kibazo. Ikindi kuri communication mvuga, communication ntago ari ikibazo buri gihe, ariko nanone sometimes biterwa n'igihe wa communicatingiye n'uburyo wa communicatingzemo. Biterwa n'igihe watangiye ayo makuru n'uburyo wayatanzemo. For example, tugira amakosa twese. Amakosa yanjye arahari, amakosa yawe arahari, ariko hari igihe umuntu aba yakoze ikosa, urumva wenda cyane nk'abagabo tugiye kuri ya ego. Hari igihe ushobora gukora nk'ikintu wenda ntituri ahangaha ntituri kumwe na director urimo urakora ikiganiro gutya, noneho nkabona ko ukoze ikintu kibi, nawe ushobora kubona ko ukoze ikintu kibi, ariko nahita gukonfrontinga nkakubaza ati ese bimeze bite, ibi bintu ukoze ubikoreye iki? Wabisuzumye mu by'ukuri ukoze ikibazo ntaga ikosa z'uko utarikoze. Ariko ngewe ugerageje kukubwira ikintu ntago nkubwiriye mu mwanya uriho, ahubwo bikaba byatuma urakara kurushaho, noneho iyo case ikaba mbi kurushaho kubera ko ntamenye igihe ngomba kubikubwirira. Same as n'abagore, hari igihe dukora amakosa menshi kandi nawe ubibona ko wakoze amakosa, ariko kubera ko nyine ibintu byinshi tuba tubitwara mu ma emotion kandi nabyo ni byiza, noneho ukambwira ikintu nubwo mbizi ko ari njye wagikoze, ariko ngahita numva you are being so inconsiderate, like guturi murambwira kino kintu ntabwo uri murabona ko cyambabaje, yego n'amakosa yanjye nayakoze, ariko se nturi murabona ko mbabaye already. Ni ngombwa ngo nawe binsubiremo bimbwira, kandi numva nawe wowe ubonye ko ikosa ryabaye, si wowe ufite ikosa nyine wari uribonye, wari ushatse kuvuga icyabaye, ariko nyine ntekereza ko hari the right time, hari umwanya wanyawo wo kubwira umuntu. Ikindi kandi hari uburyo bwo kubwiramo umuntu. Okay, kubijanye na communication kugira ngo tutaza gutinda yenda ibyo tuvuga nsibike. Kubijanye na communication ndatekereza ko hari intambwe yagaragaye muri communication y'ubushize kugira ngo communication igende neza. Twasanze ko ikintu cya mbere kibanza ari ukumenya umuntu mubana. Iyo wamaze kurenga iyo ntambwe yo gusobanukirwa uwo muntu mubana, nubwo nk'aba mutarabana igihe kirekire ukiri muri gahunda yo kugenda umwiga, ni byiza by'ubwabyo kugenda uniga yuko utarakamumenya, kugenda unanabyiga ukamwiga ni byiza nabyo, kuko bituma n'igihe ugiye gucommunicatinga umenya inzira, the right way to communicate, ukamenya uko nyine umwaproachinga bitewe n'uwo ari we, bitewe na karakteri ye, keya umaze kubona ko n'uwundi ganti muramarana igihe kinini cyane. So ndumva like urumva nk'abagore wenda nkanjye reka nivuga abandi sinzi bazivuga. Okay. Urumva hari wenda hari ka scenario ujye ukunda gutanga,
nyine ko ukuntu njya nza ngukerereza rimwe na rimwe iyo ndi kwitegura ndi kwisiga makeup tugiye kujya nk'ahantu nyine nanjye mba mbizi ko nakoze amakosa you know mba mbibona nyine ko amasaha yagiye like twagombaga kuva mu nzu saa yine none saa yine zirageze nibwo wenda ngiye kurangiza cyangwa se sindanarangiza cyangwa nibwo ngitangira you know ariko hari ukuntu nyine ushobora kubivugamo ugasa n'utombakiye nk'umuntu aho atako se wowe bimeze bite ubona utekereza neza n'urugero umeze neza ibyo nuranabimbwira nyine nkahita numva ndanarakaye kandi ari ngiye yakoze amakosa hakaba n'ubundi buryo ushobora kumbwiramo neza utuje nyine ukamutse ibintu urimo urakora uri kubona amasaha atagiye bimeze bigutya na gutya hari n'abantu reka tukireke baravuze ngo umuntu wese ngahamagara umugabo we cyangwa umugore we bitewe n'uko bamenyeranye kandi sibyo bifite icyo bigaragaza sibyo ariko nimba uzi ko iyo warakaye cyangwa se utameranye neza n'umugore wawe ugitangira kumwita ukahita umuhamagara mu izina rye cyangwa ukamuhamagara mama runaka ubwo nyine bigaragara ko nawe atari ico gitekerezo kiri original kiba kiri aho ngaho ubu bitewe n'uko nyine hari icyabaye so rero ntekereza ko nyine ni byiza kumenya uburyo umuntu yumvamo nk'uko wari ubivuze nkamenya uko mukosoramo nkamenya uburyo ubutumwa bwanjye nyine mbutambutse kugira ngo bugire ico bumara kuko hari igihe ubutambutse igihe kitari ico n'uburyo butari bwo bukangizaho no ibintu byinshi kugira ngo mugire ico mugeraho urakoze cyane nje ikindi nize kandi gikomeye ntekereza ko n'abandi nabo wenda ari uko nguko cyangwa nawe bitari uko nguko nyine ubwo baraza kureba uruhande babihererezamo hari ikintu cyitwa responsibility cyangwa se inshingano biri ku ruhande cyane cyane rw'abagabo kuko nibo baza barishizemo ko responsibility zigomba kuba izabo ahubwo byibura n'uwaje yanabyishizemo kuko hari n'uzuza nabyo ataranabimenya kanje ibintu bijanye ndakuvuga ngo kuba responsible wagaza wumva twari tuyoboye za ministeri n'amakorari ukaba wanayobora n'irindi tsinda runaka imishinga ukora mu kazi ariko gutekereza ko umunsi umwe uzicara hakagira donc ukaba responsable w'ibintu byose bihabibera muri iwawe cyangwa se ibintu byose akaba ari we bibazwa mu gihe uri hariya mu rugo iwawe naco ntago cabaye ikintu coroshe kubera iki bifite aho bihurira n'igihe umuntu aba akiri umusiribateri bigira ahantu bihurira hari uhamya nigeze gutanga kera mu myaka 3 ishize cyangwa 4 mbutanga nyine ku kiganiro naco twari dukoreye kuri no cano mbere ikicitwa irindi zina noneho nagaza ngenda mu isoko kagura imyenda kandi myinshi kayijana muri bagenzi banje iyo ngiye kuko sinakundaga kuba ndi mu rugo cyane noneho harya twagiye mu biterane mu biki aho twagiye turara nyine dusenga ico gihe twakoraga ministry ku buryo nyine navuga usa n'urimo akavuyo ariko nanone bwuzuye umuhate cyane ako akavuyo kagatwirana ko aho kinjiriramo kubera kuko nti muri responsible nta control muragira nagaza ngura amahuzu 8 nkagarukana ihuzi imwe nayo nkagarukana nkiyo mbonye gusa yasigaye izindi zose bazizote bazijanye aho noneho kibaza uyu muntu ubaye muri buno buzima bizogenda gute ni gute bizogenda ariko umuntu amaze gutera intambwe ukinjira mu rugo abantu bazakwereka ko bagutezeho mu by'ukuri hari ico bagutegerejemo noneho nawe ukakomeza nyine kubireba usa n'ubirebera ku ruhande ariko mu by'ukuri hakaba n'igihe ushatse no gushiraho ingamba zibirwanya ko ari we bigomba kuba bireba ariko ukazishiraho mu buryo ntawe wabwiye tuzona abagabo benshi bagira gahunda niba ari gahunda bagira uburyo ni weakness yo kwibagirwa ukuntu ariko ibintu byinshi abagabo baza byose simpamya ko ibintu byose abagabo baba babyibagiwe hari ibyo baba birengagije asa n'uhawe uzavoidinga ngo birenze nk'igihe noneho nibimara kurenza igihe bibe bitagikozwe bibe expired bibe bitagikozwe biriya byose ni uburyo bwo kurwanya cyangwa se bwo so kurwanya uburyo bwo kwavoidinga kuba responsible w'ikintu kandi mu gihe gikwiriye kumenya ko hari abantu bantegerejemo ibisubizo bya buri munsi
nyine nanje nkishyira muri bene uwo mwanya si ibintu zoroshe nyine yabaye faze isa naho navuga ngo ikomeye cyane kuba responsible w'ikintu cyacu cyose. Ikindi rero kirenze ahangaha hari ukuba responsible w'aba bantu ufite mu rugo swatumu damu wawe n'abana bawe n'abandi bose bari mu muryango wawe mwaba mutabyara ku maraso yenda bahari gusa, ariko kandi hari no kuba responsible nk'umuntu w'umugabo ufite umuryango akomokamo, sibyo? Kubera ko hari n'ushobora kuba responsible mu muryango ariko mu muryango akomokamo yenda atari responsable cyane, hari ibintu adaha agaciro cyane. Kandi ibyo byose iyo bije rero bikakwituraho, hari umugabo twaza tuganira arambwira ati hari ikintu navumbuye nsanga umugore wanje atari yamenye, ikintu kijanye no kumfata kangira uwe aracemerewe 100%, yemerewe kumfata kangira uwiwe, nibyo koko ndi umuntu wiwe, ndi umugabo we hariya mu rugo, sibyo? Ariko kubirenze kuri ibyo ngibyo ndi n'uw'umuryango, kandi ninshaka kuja kwirukanka mu bibazo amaboko y'umugore aza gukurura gusubiza mu rugo, atari uko yanze ko uja gushigikira umuryango, ariko agukeneye mu mwanya runaka. Nawe akabigiye kimwe usanga byabaye byinshi bikaba ngombwa ko uja no mu by'umuryango, ariko ukagenda bisa na hari situation nyine itoroshe bitewe nuko hari ibyo usize ubwo wagomba gukurikirana, ariko kubera kwigwa mu kava n'umuryango urandeba. Noneho rero iyo utunze nk'umugore utabyumva, hari igihe usanga bizana nyine ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko kuba responsable mu magambo makeya ntarondogoye cyane ni ikintu mu by'ukuri ntekereza ko ari kimwe abagabo benshi bashobora kwibwira ngo ni ikintu bashoboye, ariko tutarebye rwa rugero nari maze kuguha rw'ibintu abagabo baza bagenda biyibagiza banze gukora igihe cyazo cyaruha kikageraho kikazageraho kikarenga, noneho cya kintu ntimugikore. N'ibindi hari uburyo kibwo kwa avoidinga nyine inshingano hariya mu rugo. So rero kuba responsible ni ikintu naco nize kandi ciga nyine, sinavuga ko kitari kindimo, ariko nyine ntabwo cyanyoroheye kumva ko hari igihe no kwicara ibintu byose ari nje bireba, ari nje ugomba gutanga directions aho tugomba kuja. Ntabwo byari byoroshye. Yeah, so I think ko ico kintu cha responsibilities nyine ni ikintu cyiza ko warakibonye muri ubwo buryo, ariko wenda nubwo ntari bukivugeho ngo mvuge uko bigomba kugenda nuko bigomba gukorwa, icyo nabwira wenda ni kuba mama cyangwa se abagore bacuba ku rugo. Hari igihe wenda nyine cyane cyane nk'umugore kubera ko aba yumva ashaka iyo assurance, kuba afite nyine umuntu ufata inshingano umwitaho byose ubikora, sorry, akagira ngo wenda ni ibintu bizahita nyine byikora umunsi umwe. So icyo wenda numva nababwira ni urugendo uri kubyiga nyine nawe ntabwo aba yorohewe, kandi natwe dufite izindi nshingano zacu zo gukora nazo zitoroshe. So rero nimba nyine umugabo warimo aragerageza kugira ibyo yiga, kugira ibyo yitahuramo, kugira inshingano runaka afata, mugendeshe gahoro nyine. Ni urwo rugo rwa mbere akoze, nta handi yabaye umugabo mu rugo, nta handi yabonye ibyo bintu, gerageza nyine kumutwara buke buke, gasubiremo ahandi yabaye umugabo. naho ngaho hambere nyine yiswe umugabo mu rugo, afite umugore, afite izo nshingano, yari ifite ubuzima bwe, yari ashoboye gukontorora uko bwari bumeze, ntawe umubaza nk'iyo myenda yavuze, ntawe umubaza ngo yagiye he wayishize. Ariko ubu ngubu wenda nyine sinzi ko byamworohera. Wenda impamvu nuko hashobora kuba hari abamama rwose botsa abagabo baba igitutu, bakamwotsa igitutu, kandi urwo rugo ari rwo hambere nyine wamugani nkuko wari ubivuze. Bigaragara ko atari igitekerezo cyiza kuba wamwihutisha kandi akirimo kwiga gufata izo responsibilities zose ngo azigire iziwe. No kumutwa yewe n'abagore nabo twe dufite ibintu byinshi turimo turiga, inshingano zacu kugeraho nyine wakira ukamenya ngo ndi umugore, rero yanjye hano niyi ngomba kubikora gutya. Nyine bisaba igihe
igihe ntago wenda twakibarira mu myaka cyangwa amezi ahubwo ntekereza ko ari kwa kugambirira ibintu kwa kubitekerezaho kwa kumenya ko hari ico mukeneye gukora kikaba cakorwa nyine vuba vuba so I think nyine icyo ni ikintu cyiza guha nyine mugenzi wawe umwanya akagira agakura so ikindi kintu wenda navuga ndi kucandika hano muri note zanjye dore nashizeho n'akayemoji kari guseka kubera ko ntago kirasekeje ariko ni ukuri kandi ni ingenzi naje gusanga mu rushako baba abagabo baba abagore umuntu wese nta muntu udakunda kubwirwa ziriya words of affirmation ubwo ni amagambo ariko iyo point ukunda kwitindaho ndazikunda nawe urazikunda reka njya mbibona nawe n'umuntu wese akunda kubwirwa neza impamvu mbivuganye nuko nyine nabonye iwacu ariko bimeze ni ukuvuga ngo yaba umugabo yaba umugore nta muntu udakunda kubwirwa neza nta muntu udakunda kwerekwa aho yakoze neza nyine ukabona ko uwo muri kumwe yabibonye nta muntu udakunda kubwirwa ko asa neza nta muntu nyine usubye ngo nta muntu utabikunda birenze kubikunda ahubwo ibyo bintu bifite icyo bikora ku muntu wabibwiye arimo aransereza ngo ndabikunda yego ndabikunda pe nyine nubwo ariko nyine nawe arabikunda nawe ni bano bantu bose tuba tubwira nabo barabikunda kubera ko ingero nyine wenda utuntu ndimo ndatekereza byose ntabwo nahita mbikurura aha ariko nyine ndimo ndahita mbona kabisa difference bigenda bikora iyo umuntu akoze ikintu caba gito caba kinini ukamwica atari kubwira ngo urakoze ni nziza ni etape ya mbere ariko hari ukwicaza umuntu ukamubwira ati yo kiriya kintu kabisa ukuntu wagikoze nabikunze nakunze ukuntu wahandlinze iriya situation nakunze uri umuntu w'umugabo nyine ukamubwira kabisa ibyo bintu mbaye umuti muzabigerageze mumbwire rero uko abagore nyine babikunda wakunda umwicaza ukamubwira ati ndashima rwose ukuntu uri umugore mwiza uko ukora ibintu n'abagabo barabikunda kandi nyine iyo ubikora ubona hari ikindi kintu nyine urimo uragenda utera mu muntu wawe ntekereza ko impamvu ibintu byose buriya nyine biba bifite aho bihuriye n'ukuntu abantu bakuze n'ukuntu ibintu bimeze sinzi ababyeyi bacu baradukunda kandi batureze neza pe uko bari bashoboye ariko icyo kintu kikagenda kitagaragara cyane ahubwo bo batekerezaga ko kubiguhisha imbaraga bakubonyemo ari nko kukumotiva ngo ukore cyane ntibagerageze kugushimira ngo bakubwire aho ugeze ngo bakubwire ngo ibi bimeze gutya agira gutya ahubwo mbese ntibabitindeho si uko batakubwira ko wakoze neza ariko ntibabitindeho noneho ugasanga rero iyo umuntu atangiye kuba mukuru ntekereza ko aribwo atangira no kwikunda nyine cyane mu gihe wowe uzi ko hari ikintu wakoze cyagusabye imbaraga cyangwa se hari sacrifice runaka wakoze uburyo bwose wabikozemo iyo ubonye undi muntu rero ubirecognizinga noneho cyane cyane bikaba biturutse mu muntu uha agaciro Adonis tumuganiriza ubushize yaravuze mwari muri kuganira uri kumukubitira muravuga ngo umuntu udakunda ntago yakubabaza sibyo n'uwo utahaye mbese icyo cyizere ntacyo bavuze mu buzima bwawe ariko impamvu bigira impact nini nuko biba birimo biraturuka mu mugabo wawe cyangwa se mu mugore wawe kuko ni wa muntu ufite ikibanza kinini mu mutima wawe rero nimba unyicaje sibyo nakoze ikintu runaka wenda sindi butanga ingero ukambwira ati wane kiriya kintu nakunze uburyo wagikozemo nakunze uburyo bino bintu byagenze nyine byagenze neza wabikoze neza wabyitwayemo neza nyine nabishimye like ziriya mbaraga ibyo bintu nyine bifite kabisa ikintu kinini bikora muri nge ndabyakira kandi nkumva ari byo kandi noneho ikindi kintu aho bibera byiza uhita uvuga ati ubutaha ni nisanga in the same situation of course I'll do this and more nzagerageza kubigenza gutya ahubwo noneho nimba binashoboka ko nshobora kuimprovinga ni improving urabona so rero nyine ni ibintu byiza even for you ni ikintu cyiza cyane cyiza niyo mpamvu navuze ngo nica abantu bose ntabwo ari ibintu bireba abantu bamwe gusa abantu benshi bazi ko abagore aribo babikunda kandi n'ubundi nibo babikunda nibo babisaba ariko ni ibintu bikorerwa abantu bose kandi bikagira icyo bikora mu buzima bwabo nk'uko wari ubivuze imbaraga ushaka ko umuntu hari imbaraga uba ushaka gukoresha ushaka ko umuntu akora ikintu the same
energy cyangwa se uko kuntu ni nabyo biba bigomba kuba applied mu gihe wa muntu yakoze cya kintu kongera ugashora za mbaraga none mu kumushimira no mu kumubwira amagambo meza. hari no gushimira umuntu ataranakora n'ikintu ayo magambo meza azatuma amutera umuhate wo kugikora umubitsemo ideni kabisa ideni umuhaye ryiza. abantu rero bafite ururimi rusa n'urukomeye bagoroshe dukoresha amagambo yoroheje mu rugo. ibyo ni bimwe nyine mu bintu byiza. ari umuntu ubona afite ururimi rukomeye yavuga iyo buri gihe ukumva ibintu birakomeye cyane. oya cyangwa ugasanga wenda natwe mbere mu myaka ya mbere nkuko twagiye tubivuga nyine byaratugoraga ugasanga ibintu byiza umuntu akora urabi overlookinga mbese ntago byitaho cyane. nyine yabikoze of course yagombaga kugira gutya of course yagombaga guhaha of course yagombaga guteka ariko ugasanga ka kantu gatoya mwakozanyijeho hey my friend wamubwiye uramwicaza uramusomera umubwira nyine kuva hasi kugera hejuru noneho ukibaza noneho nyine hari nk'igihe twakundaga gupfa nk'utuntu utuntu nyine two kwegeranya nk'ibintu mu nzu imyenda niyo dukunda gupfa noneho warangiza ukambwira ariko se hari ikintu njye nibaza igihe imyenda yanjye nayifashe noneho nkaza sinyisambaguze nkaza ngakuramo t-shirt gusa n'ipantaro nshaka kutajya umbwira ati uyu munsi kabisa nyine nanjye numva ibyo bintu bitangiye kunsinda ntabwo se wa mugani kubera ikintu nshobora kubona igihe nyine yabikoze nabi kandi wenda bikoze nabi rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru indi minsi 3 byagenze neza ko ntaba namubwiye nyine ambwira ati uyu munsi wakoze ku nyine ko bino bintu ibyo ni bya bindi by'uko ikintu kibi abantu nico baza babona cyane kuruta iciza ariko mu rugo tugomba kubihindura tukaza tubikora byose. ni ukuvuga ngo kugaya umuntu ku kintu yakoze nabi biremewe byo biranizana niyo mpamvu ibyiza ugomba kubigambirira. noneho kino kindi ni ukukigambirira igihe gikozwe neza ukumva ko ari ngombwa kumushimira no kumubwira amagambo meza. ikindi njewe nize muri iyi safari nize kwigirira icyizere cyangwa se kugira icyizere kubera ko hari ikintu kimwe gitangaje. ni akaga gakomeye kuba uri umugabo ufite abantu ufite mu rugo nka chef de famille niko tuzadukunda gukoresha reka nkoresha iryo jambo kuko ni ry'abantu bamenyereye ngo ni chef de famille. uri chef de famille ariko utigirira icyizere cyangwa se nta cyizere ugira ntago bizokugiraho ingaruka wowe wenyine bizogira ingaruka no ku bantu bakure bari aho ngaho mu rugo bagutezeho ibintu. ukugenda icyizere cyawe kigabanuka hari igihe kimwe umuntu ajya nko mu kazi cyangwa n'ibindi ukaza utameze neza uzarebe iyo utameze neza n'abana ubwabo bazakureba bakabibona ko utameze neza kandi abana aho babera batagatifu azamakubaza uko sawa kweli umeze neza ko ufite stress niki abana batoya bazabavuga n'undi wese umukuru arahita biroroha guhita kubona ariko icyo nize cyane ni ukwigirira icyizere haba mu gihe mufite ubutunzi no mu gihe mufite ubukene. icyizere ni ikintu cy'ingenzi cyane. hari umudamu umwe nzi bari mu gihe nyine cy'ingorane zikomeye cyane noneho ngo abwira abana ngo akamubaza ngo se turagiki aragenda ngo kumbabura ashaka niba ari isume nimba ari ikirengeti ngo aragishyira mu mazi aragiteka arapfundikira noneho urabona ikintu kiri gutogota arugura umupfundikizo uzuguma ukabyina gutya hejuru noneho abo bana baratarama nyine bakuntu abantu baba bataramye mu ijoro uko ubwo bari bataramiye ku ijambo bari bataramiye ku ijambo nyine yari yababwiye uko bigenda kose murarya ngewe ndatetse naho kumbe hatetse ikirengeti sinibuka niba ari ikirengeti cyangwa nimba ari isume ikintu nyine kitoshe ikintu kitoshe kitari byari ibiryo baraguma barakina aho ngaho kugeza aho ko umwana akina agasinzira undi agakina agasinzira babana bose bagira gutya barasinzira nyine aragenda azimyaga yambabura bose bararyama ariko iki kintu ciza yari yakoze abo bana nubwo baryamye batariye ariko baryamye
bafite icyizere yuko bagomba kugira ute bagombaga kurya. Ni nayo mpamvu babonye imbaraga zotuma banasinzira, kubera ko barakinye bakaruha ariko baza bakiniraga ku ijambo. So icyizere, ibaza urugo rero urimo umugabo utifitiye icyizere, akaga yoteza mu rugo, kandi bizokwafekita buri umwe wese uri mu rugo. Kandi kugira icyizere si iby'amafaranga gusa, n'igihe bakubwiye ikintu ntuhite ugaragaza yuko ari ikintu kidashoboka. Urabwira ati mundinde gato mbanze mbitekerezeho, ukabare mu mutima ati ikintu mumbwiye ndumva gisanzwe, reka ngewe ndaza kubitekerezaho noneho ndaza kubabwira. Cyangwa yaba ari umugore n'umugabo muti tuzabiganira tuzababwira, ari abana baramutse babisabye. Ni ibintu byinshi mu buryo bw'icizere. Ikindi gihe urashobora kuba uri no mu bihe wenda bitari k'ibyo tuvuze z'uwo mugore, wenda tuvuge igihe kitarimo ubushobozi bwinshi, kuko ni ibintu bitubaho mu buzima. Guhita uza ukabwira umugore ngo noneho turashize, aba bana ntibazoja ku ishuri, wa mugore we nta faranga uzobona zino zanyu zo kwitunganya, zo gukora imisatsi n'inzara n'ibindi ibintu zo kwirimbisha. Abadamu bakunda kwirimbisha cyane. Ukambwira ati kuno kwezi ko ndabona ko izi faranga n'aba bana ntibazoja ku ishuri, ati irukanka ahubwo unandebere yuko no mu gikoni bimeze neza, ni mu mupfuko ugihagaze utaracika intege, mugani wa yantuza. Noneho byose kubizana wowe usa n'uwafashe kera umwanzuro w'uko hari ukuntu bitaza gushoboka, hari ukuntu biza bifata urugo bikarusubiza hasi, mwese mukicara muri abantu musa naho bagize ikibazo. So rero icyizere ni ikindi kintu naco nabashe kuba nakwiga, ni ukugira icyizere mu gihe biri ngombwa no mu gihe bitari ngombwa. Taga icyizere tugomba kukigira mu gihe ibintu bimeze neza, ahubwo icyizere kiza kinakoreshwa mu gihe ibintu bitanameze neza, kuko igihe bimeze neza ibo ntubyizeye biba bihari, iba ari realite yuko biri aho ngaho. So nuko nguko rero nico kintu navuga. Wenda ni byinshi nari kuvuga, ariko niba nsorezaga kuri ico nanjye wenda ngira ngo tuvuze bitatu kandi biragaragara ko byafashe nyine wenda umwanya twavuga uhagije wa ntuzimwe, ahubwo ari ikibazo mise nibaza nubwo kitari kiriye. Twocibaza tukazogiheraho. Oya turagisubiza. No, ni kako turi kuvuga ibintu nyine twize cyangwa se twabonye, like nge ndavuga ikintu kimwe kuko ni byinshi, it's just to pick one. Ikintu kimwe nshobora kuvuga wamfashije, mbese nagukuyeho cyangwa se nakwigiyeho cyangwa se wampinduyeho muri iyo sense, muri iyi myaka 7 nawe nimba gihari ukivuge. Okay, sawa. Ntangire? Wareka nanone gakomeze. Okay. Okay, muzukuri umuntu wese ubanye n'umuntu we, icyo ni ikintu nubwo batabitubwiye ariko hari ukuntu buri wese ahita atekereza. Ni byinshi ibyo wamfashije, ni byinshi, ariko haba harimo nyine uburyo bigenda birutana imbaraga. Mu buzima bwanje nakuze ndi umuntu ukunda guprocrastinating ibintu, mbese ibintu byagomba gukorwa none ngakenera ngo bijejo. Kandi byaragaragaye, mwamaze kwiga mu rugo mubonye ko ikintu ari ingenzi, ariko noneho hagiye gukurikiraho ya karagiteri yawe, ese kino kintu kiraza guhita kija mu bikorwa. Nje rero nakuze ndi umuntu udakunda guhita nihutisha ibintu, ntaza kavuga ngo reka tubanze tukirebe, kandi ubwo twamaze kukivuga carangiye, ariko ukibaza ako process kandi kagiye gucaho kavuga ngo tubanze tukirebe, ugasanga nako kugukerereza gusa. Biri muri karagiteri zawe yuko uzu procrastinating, uza wimura ibintu byagomba gukorwa ukabishirejo. Mu by'ukuri cyo ni ikintu wamfashije cyane. Ni bya bindi baza abagabo bazamwe bazageraho bakarakara ngo ariko umugore nawe ngo azaguma kuntota, aza gutota nyine, ariko aza gutota ku kintu mwamaze kuvuga kandi mwamaze gufatira umwanzuro, ahubwo wowe gusa usigaje kumasha ngo uhite ugikora. Urabona urugero, hari nk'igihe abantu bafite nk'ayishu, wenda tuvuga ino ntabazo yacu tugira ko kwimuka, cyangwa mugiye gukora indi ishu ikomeye, habe n'ubu twicaye hano kuri bino za kamera, hari igihe usanga umuntu yarabipanga bikagenda byimuka. Ikintu cyose cyiza yangiye ico kintu warakimfashije cyane, cyo kumfasha gushira ibintu kuri gahunda,
no gutuma bikorwa kuko kubiganiraho twabaga twabiganira. Yeah. Oh, wow. So ngewe ikintu kandi kugico ni gitoya gusa ndetse kubijanye n'iki kiganiro gusa ariko ni byinshi, ni ibintu byinshi mu byukuri. Nanjye ndavuga kimwe, ni byinshi nyine ntago byose batubitekereza rimwe ko byo nta nubwo twanabyanditse, ntago byari biri mu byo twagombaga kuvuga, nuko natekereje ko ari uburyo bwiza bwo kurapinga iki kiganiro ku byo twagiye twiga. So rero ngiye icyo nshaka kuvuga kuri ubu ngubu uwamfashije kabisa ewana nyine ntashobora gushidikanyaho. Nari umuntu mu by'ukuri nyine ugira ibitekerezo byiza, sibyo? Ariko nyine hari nimba nyine ariko akunda umuntu aba yarakuze cyangwa iki akantu ko kutizera, ko kumva ikintu ninkikora ninkivuga kirasoundinga gute, kiraza gute. Mbese wagaze utereka abantu hano aba barabibona gute? Ikibazo kibona gute abantu nabo bakagira aho binjirira muri iyo ntuba. So rero wanyigishije kwigirira confidence, kwigirira icyizere. Urambwira ati as long as uzi ko ikintu cyabafasha umwanya ukagitunganya, uzi ko wakoze party yawe, ntukazajya utekereza kuri party y'undi muntu, we gerageza udeliveringe ibikureba nyine ibyawe, ubitange mu mbaraga nyine uko wumva akabisa ubishoboye. That's it, nta kindi nyine ikindi kandi nyine umuntu yari kubwira ko ufite ibitekerezo bizavuga ati ufite igitekerezo cyiza, ico kintu ugiye gukora ni cyiza, ico kintu watekereje ni cyiza, gerageza ubikore, you don't have anything to lose. Nubundi n'igipfa ntago wari ugifite. Ariko nge I can assure yuko ibi bintu sindabona umuntu ubikora gutya, sindabona umuntu nyine kugenda umicizere, kwigirira icizere, kumva ko nshobora gutekereza ikintu ngagikora mu bantu, ubwo ndi kuvuga mu ruhame kuko wenda ntekereza ko umuntu yari wenyine cyangwa uri kumwe n'umuntu wawe ntago uba ufite kwifunga cyane. So rero icyo ni ikintu kabisa wamfashije, wanyubatsemo. Navuga ko ari growth nini ngewe ndi kwitekereza, mbona narakuze cyane kabisa mu buryo butangaje nyine kuva tubana kugeza kuri iyi myaka 7 nyine. N'ubundi ntago biraza, ndabizi hari bimwe n'ubundi tukigonganaho kambwira atari ko se ibi bintu ko nyine nari nzi ngo nyine warabyumvishe biracyabibamo, ariko uko biri kose wakoze akazi kanini kabisa muri ngewe kandi thank you so much. Asante. So reka dusoreza amakuru ni menshi izo twagiye twiga kandi iracari imyaka 7 gusa. N'abandi bafite 2 uzi ko n'umuntu ufite umwaka umwe uwo mwicaza hano ahubwira ico yize, 2, 3, 20, 50. Ubu ngubu wenda mugisinzi niba tuzaba tugikora podcast mu gihe cy'imyaka 60 tuzaba updating. Oya no muri 60 tuzaba tubabwire dore ibyo twatwiga kandi n'urugendo rutarangira. Basanga nibi turi kuvuga bizaba byarahindutse dufite ibindi. So mwakoze cyane abakurikiranye iki kiganiro kikaba kigeze hano ku musozo. Make sure you subscribed, nimba utara subscribing nyine witu subscribing nonaha. Sharing ikiganiro, comment, dusangiza ibitekerezo byawe, appreciate you know byose. So murakoze naho uta